Hello, nongeye kubaha ikaze kuri Jose Official TV. Uyu munsi tugiye kureba umuti wongera ubwenge ukarinda kwibagirwa. Ni umuti ngiye kubakorera woroshye cyane. Dore uyu bawita umuhengeri. Umuhengeri rero abantu benshi bakunze kuwibazaho ngo ese umuhengeri koko wongera ubwenge? Ese urafasha, hari icyo ufasha ubwonko abakuru ukabarinda kwibagirwa? Tugiye kubiganiraho rero muri iyi video. Umuhengeri murawuzi cyangwa se ababyita ngo ni maviya kuku, buri hose bafite ukuntu bawita, cyangwa impengeri sinzi ukuntu bawita ahantu hatandukanye. Murabizi kera tukiga primaire twakundaga kurya tuno tubuto twabyo dusa n'umukara, tukaturya nk'aho ari kurya imbuto. Cyane cyane abantu bavuga ko twongera ubwenge. Nibyo tugiye kuganira muri iyi video. Nimba uri mushyashya utarakora subscribe, nicyo gihe cyawe cyo gukora subscribe kuri iyi channel, maze uduhe like, uduhe na comment. Iyi video rero nayikoze kubera umuntu witwa Tuyisingize Penina wavuze ngo tuzamukorere umuti wo gutuma umuntu amenya ubwenge nk'uko mubibonye. Uyu muti umeze gutya mu busanzwe, ngiye kubereka ukuntu uwukoresha, ndetse nta nubwo nari uyu gusa ndi bubereke, ndabereka imiti myinshi, mbabwire n'inama zisanzwe ushobora gukoresha. Umuhengeri ubusanzwe ni igiti kitica, umuntu ashobora guhekenya, amatungo ashobora kukirya, ndetse nawe ushobora kunywa amababi yayo ukayanywamo icyayi. Nababwiye ko turiya tubuto twato n'ujya utubona ujya uduhekenya nta kibazo, tuba twarahiye twarabaye umukara, abana bakunda kuturya cyane. N'aya mababi rero ushobora kuyanywamo icyayi. Ushobora kuyanywamo icyayi gute rero? Urabifata ubironge neza, ubundi ufate amababi uyatogose unywe icyayi cyawe kugira ngo ugire ubwenge. Rero ari uri umuntu mukuru uzajya unywa agakombe kamwe ku munsi. Yego, agakombe kamwe karahagije. Ari umwana uha, uzajya umuha mililitiro 5. Ubwo uzabipimisha ka gakombe dupimisha umuti, ka kayiko dupimisha umuti, cyangwa ka mililitiro 5, cyangwa se akayiko kamwe karahagije nijoro agiye kuryama. Ushobora no kukamuha mu gitondo abyutse agiye kujya ku ishuri. Ibi bibabi rero ushatse ushobora no kubyanika bikuma, byamara kuma ukabivungura nk'uvungura kuri amajyane, ukabibika mu gakombe ukajya ushyira mu cyayi bisanzwe. Birahumura. Ngena iyo nkunyweyeho numvise urahumura. Ibibabi ntabwo najyaga mbikoresha ngiye, ahubwo nakundaga kurya ziriya mbuto. Kunywamo icyayi rero urabanza ukabyoza ivumbi rikavamo. Rero uyu muti iyo uwunyweye uba wumva ufite ukuntu uhumura, ntago nyine karahumura nk'uko ukoresha amajyane cyangwa se ikindi kintu, ikirungo cyose ushyira mu cyayi. Wayavungura ukabishyira amababi yacyo mu gikombe, ubundi ukazajya ubikoresha gutya. Ariko ubaye turi ahantu biri, wajya utogosa ibibabi nka gutya ukanywa icyayi cyabyo. Ushobora gushyiramo ubuki nimba wumva ushaka ko biryoha, ariko n'ubundi ubwawo ngewe nkweyeho numva bimeze nk'ibiryoshye, biba bimeze nk'ibifite agasukari gakeya. Rero ndabitereka bihore, ubundi nze kubisuka numva uko bimeze. Uyu ni umuti ushobora gukoresha ukawuha umwana nk'uko nabivuze. Umwana akagira ubwonko bwe bugafunguka se cyangwa akagira ubwenge, ariko ugomba kwitondera kumuha byinshi kuko bishobora kumutera ikibazo cy'umwijima. Uzajya umuha akayiko ku munsi mu gihe cy'ukwezi, ikibazo kizaba gikemutse. Nimba ari umwana wagiraga amanota mu ishuri, azazana amanota meza. Nimba uri umuntu mukuru nawe ugomba kuwunywa nk'icyayi kugira ngo utazajya urwara indwara yo kwibagirwa. Nubwo kwibagirwa ari bibi, ariko nanone tuba twifuza ko ubwonko bwacu bwibuka ibintu byose. Ariko icyo nabibutsa ni uko ubwonko bwacu buramutse bwibutse ibintu byose 100%, twahungabana, twagira ikibazo. Tekereza ubuzima bwose wanyuzemo ugiye ubyibuka 100%, wahita urwara turoma, wahita urwara agahinda, ntago wabyakira. Rero ubwonko bwacu hari igihe busiba ibintu
kugira ngo tutabyibuka bitatwangiriza. Abaguhemukiye ugiye ubibuka wahura n'ibibazo, ariko rimwe na rimwe tuba dukeneye kwibuka ibintu biringaniye. Rero igihe uzanywa uyu muti ni igihe wibagirwa ibintu by'ingenzi. Uzi kwibagirwa ahantu wabitse irangamuntu ukavuga ati harya irangamuntu nayibitse, ukibagirwa ibintu by'ingenzi, nk'umuntu akavuga ati uzanzire mu bukwe ugahita ubyibagirwa tayari. Icyo gihe uba ukwiriye gukoresha uyu muti. Umuti wa kabiri wakoresha ni sezame. Sezame ni utubuto dutoya dukunda kugurirwa ahantu mu bagorozi cyangwa se ahantu bacuruza ibintu, ni mu bagorozi ariko, cyangwa bari abantu bacuruza ibintu bijyanye n'imirire no kwita ku buzima hagiye hatandukanye, baba bafite bene izi sezame. Urayifata sezame yawe ikiyiko kimwe, ugafata n'ikiyiko cy'ubuki ugashyira ukabivanga, ubundi ugaha umwana buri gitondo. Ubaye udakoresheje uriya muhengeri ushobora gukoresha sezame. Umwana wawe ntukabure sezame mu rugo rwawe, gusa ziba zifitemo ivumbi, ujye ubanza uzironge uzanike neza zume, wongere uzibike muri cya gikombe. Njye niko mbigenza. Ziba zifitemo ivumbi, utubuye urazitora neza ukazironga ukazanika, warangiza ukazajya uzikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uzimuha gutya ikiyiko cya sezame n'ikiyiko cy'ubuki, abana bawe ujye ubibaha. Ushobora no gufata sezame ukaminjira muri salade cyangwa se mu gikoma ufite ifu yazo. Umuti wa gatatu ni aya mavuta ya olive. Amavuta ya olive ni meza ku bwonko bwacu, atuma ubwonko bwacu, imitsi yo mu bwonko yiyuburura, kandi akize kuri omega 3 ituma ubwonko bwacu bukura cyangwa se bumererwa neza kurushaho. Aya mavuta rero ya olive ukuntu yakoresha, ushobora kuyatekesha mu biryo by'umwana, ushobora nawe kuyarya, ushobora no kuyafata gutya ukaminjira mu gikoma, kano gafuniko karahagije, ukaminjira mu gikoma mu gitondo. Ushobora no kuyafata ukayaminjira muri salade, ushobora no kuyakoresha ubundi buryo bwose wifuza, sinzi uburyo muyakoreshamo. Aya mavuta ni meza cyane ku bwonko, cyane cyane ubwonko bw'abana. Mujye muyakoresha nubwo byaba 3 mu cyumweru, arahendaho ariko wajya uyagura ukajya uyakoresha gake. Ibindi biribwa rero ushobora gukoresha ni soya, avoka, utubuto dutoya tugiye dutandukanye ushobora kudukoresha. Ushobora gukoresha amafi nayo yongera ubwenge, akungahaye ku kintu cyitwa omega 3. Akungahaye ku kintu cyitwa omega 3 ifasha ubwonko. Amagi nayo ni meza ku muntu ushaka kwibuka cyangwa se ushaka kugira ubwonko bumeze neza budasaza. Ikindi ni imboga z'icyatsi. Iyo mvuze imboga z'icyatsi abantu bahita bumva dodo, ariko harimo pinari, harimo brokoli, harimo poivro, harimo ibihaza by'icyatsi, courgette, harimo amashu, harimo imiteja. Izo mboga zose pinari nazivuze ni nziza ku buzima, zituma ubwonko budasaza. Ugomba kujya urya imboga byibura 3 ku munsi cyangwa se 2. Igihe cyose ubonye imboga jya uzirya, wazitogosa, wazikoramo salade. Inzuzi zitandukanye, harimo inzuzi z'ibihaza, ni nziza ku bwonko. Harimo ikindi kintu inzuzi, ubwo se navuga utubuto dutoya, nuts and seeds, sinzi ukuntu ndivuge mu Kinyarwanda. Ikindi kintu cyiza ku bwonko ni amaronji. Amaronji nayo ni meza, yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Byaba byiza uyakoresheje kenshi gashoboka, ukayaha abana. Ushobora kuyakoresha uyanywamo ji, ushobora no kuyakoresha uyarya bisanzwe. Amaronji na za clementine na za mandarine byose bikoze kimwe, intungamubiri zirimo ni zimwe. Mujye mwibuka guha abana indyo yuzuye kugira ngo umwana agire ubuzima bwiza. Agomba kurya indyo yuzuye. Ntabwo ari byiza gutungisha umwana ifiriti n'umuceri byonyine. Ujye umuha imboga zitandukanye, indagara, indyo yuzuye muri rusange. Bituma umwana yongera ubwenge cyangwa se nawe ubwawe. Mujye mwibuka kunywa amazi menshi ashoboka, kandi mujye mwibuka kurya avoka, nayo buriya ni nziza ku bwonko bwacu. Avoka ni nziza, nayikoreye video, muraza kureba mu mavideo nagiye nkora, nayivuzeho birambuye, babwira ikimaze ku buzima.
rero biba byiza iyo ugiye urya imboga mu buryo ubwo ari bwo bwose, waziryamo salade, wazirya zitogosheje, wazirya zikaranze, byose ni imboga. Biba byiza ugiye uzirya. Sezame rero muzazigure, njya mbona hari n'iziba zimeze gutya. Ikindi mujye mukoresha soya ni nziza mu buzima, cyane cyane ubuzima bw'abana. Mujye mukunda gukoresha soya cyane, muyinywamo amata, munayirya mu bindi bintu bitandukanye. Mujye mwibuka gukora imyitozo ngororamubiri, nayo ni myiza. Guhumeka umwuka mwiza, gukora siporo bituma ubwonko bwawe buhumeka neza. Igihe cyose winjiza ogisijene nyinshi mu mubiri, umubiri uragenda ukaruhuka. Buriya ubwonko bukunda ogisijene, niyo mpamvu iyo ibuze, iyo utagihumeka n'ubwonko buhita buhagarara. Iyo uri guhumeka rero umwuka, uhumeka cyane winjiza umwuka mwinshi, ni byiza cyane. Niyo mpamvu uba ugomba rimwe na rimwe gukora siporo kugira ngo umubiri wawe amaraso atembere neza, ibinure bigabanyuke. Mugabanye isukari ntabwo ari nziza ku buzima. Iyo ufata isukari nyinshi bituma ubwonko bwawe budakora neza cyane. Biba byiza rimwe na rimwe iyo uyiyimye ukavuga ati ngiye kumara iminsi ntayikoresha. Byari ibyo ngibyo rero nababwiraga. Hari n'ibindi byinshi wenda tutavugiye ahangaha musanzwe muzi. Reka tubonane muri video z'ubutaha. Byari ibyo ngibyo nababwiraga. Murebe aho ngaho munsi handitse Jose Official TV, winjiremo ukande ahanditse videos. Numara kwinjiramo urebe amavideo yose nagiye nkora atandukanye, avuga ku biribwa n'ibimera, ndetse harimo n'izijyanye no guteka zigiye zitandukanye, zishobora kukwigisha ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima, zishobora kugira icyo zigufasha. Uzazirebe, hari n'ahari playlist, murebemo, ubundi mukore subscribe, mukore like, mukore na comment, mutubwire video mwifuza ko tuzabakorera ubutaha. Impamvu nakoze iyi ngiyi nuko ariyo abantu benshi bansabye bambwira ko bashaka umuti wo kongera ubwenge. Mukore subscribe, mukore like, mukore na comment. Murakoze kureba video yose, mugire ibihe byiza.